tugiye nongeye kubasuhuza niyo senga Israel. Tugiye kuganira ku igikakarubamba, ikiyote. Ese ikiyote kimaze iki? Abantu bajya banga kurya ibiyote ngo ni iby'abakene, ariko ntibamenye icyo ibiyote bimaze. Ikiyote ushobora kugihinga kimwe gusa, ugatera urubuto rumwe, ukajya urusaruraho, ukarya ibiyote bihagije. Ibiyote icyo bivura, nshinzwe kubagezaho ibivura indwara zimwe na zimwe mu mubiri, zoroheje n'izikomeye. Ibiyote iyo wabiriye bigabanya umuvuduko mu gihe gitoya, ukongera ugasubirana ubuzima bwawe. Umuvuduko buriya nayo ni indwara mbi. Umuvuduko ushobora kurwara umuvuduko ukakurenga. Umuvuduko iyo uwurwaye woroheje, ukabona ibiyote mu cyumweru, ukajya uryamo nk'ibiyote 3 mu cyumweru, ibyo byaba bihagije. Mu gihe kingana nk'ibyumweru 2, umuvuduko uba uwukize burundu, ugahita ukira, ugasubira ku ibyo bari barakubujije. Ariko nabyo ikiyote wakihingiye, ukajya ugisoramaho ziriya mbuto zizaho, ukaziteka, ntabwo niyo baba barakubujije kurya umunyu, nta cyakubuza kurya umunyu igihe ufite urwo rubuto waruteye. Ikiyote ni ikintu kitajya gihenda cyane ku masoko. Ibiyote ni ahantu kenshi bikunda kuboneka, cyane cyane mu byaro. No mu mujyi ubaye ufite igipangu cyisanzuye, naho warutera. Ni urubuto rutajya rugora cyane, ukajya ubona ibiyote. Ibiyote urabitera mu gihe kingana n'umwaka, uba watangiye kurya ibiyote. Ibiyote iyo byeze bikaba bikomeye, biranaryoha, ukumva biraryoshye, ariko bamwe bakavuga ngo birabiha. Yego, abatabizi ko ari ingirakamaro mu mubiri bumva bibishye, ariko ibiyote iyo wabibonye ukabifata, ukabishyiramo akunyu, ukabiteka neza, ibiyote biba biryoshye. Yego, ibiyote bikugabanyiriza umuvuduko. Iyo wabiriye akenshi na kenshi n'umutwe ntabwo ukunda kurwara umutwe iyo ukunda kubona ibiyote. Reka tugaruke ku gikakarubamba. Mwibutsa gukora subscribe. Wowe utari wakora subscribe, reba aho hasi ahantu handitse subscribe, noneho nurangiza ukore subscribe, uraba ukoze cyane. Igikakarubamba ni igikakarubamba kiura cyane. Amazi yacyo aba ameze nk'ururenda. Rurenda ni umuti ukomeye cyane. Igikakarubamba iyo ugifashe ukakivanga n'icyo bita ubuki, ugakoroga mu gakombe, ugafata ikiyiko cy'igikakarubamba kimwe, ariko ntabwo igikakarubamba akenshi na kenshi kukiyora ku kiyiko biragorana. Igikakarubamba
ufashe agace k'igikombe, kano gakombe gatoya, ugafata ibiyiko 4 by'ubuki ugashyiramo, ugafata igitunguru ugakoroga, ukagisataguriramo, warangiza ugakoroga. Ibyo ngibyo nabyo ni ibintu bivura indwara ku bana batoya cyane. N'umuntu mukuru ndababwira uburyo igikakarubamba n'ubuki ubyifashisha. Yego, nababwiye yuko buri munsi ngomba kubagezaho uburyo wakivura indwara zimwe na zimwe mu mubiri. Yego, igikakarubamba n'igitunguru n'ubuki, iyo igitunguru wagifashe ukagicekagura, warangiza ugashyira mu gakombe wakoroze neza, warangiza ugahereza umwana. Yego, mu kanwa hari igihe umwana aba arwaye mu kanwa, warangiza cya gikakarubamba kiragenda kigasuzuma mu nda, kikareba yuko hameze neza. Yego, akenshi abana bakunda kuzerera cyane usanga banabaroze. Iyo babaroze ukagenda ugafata ibyo bintu uko ari 3 mubwiye, igikakarubamba kiramanuka kikajya mu magufwa yabo, kigasuzuma neza, kikareba niba nta burozi burimo. Iyo gisanze nta burozi burimo, umwana ntago aruka. Cya gitunguru na bwa buki buragenda, umwana yaba agwaye ubugendakanwa, ukamubwira ati fatwa bifate ujundike mu kanwa. Arajundika, cya gikakarubamba na bwa buki buragenda bukoroshya bwa bugendakanwa. Mu gihe kingana n'iminsi 3 umwana aba yatangiye kurya nta bubabare. Kora subscribe igihe na uploadinze bijya bihita bikugeraho ibyo sizeho. Reka noneho igikakarubamba tukivuge ku muntu mukuru n'ubuki. Umuntu mukuru ku gikakarubamba, umuntu mukuru iyo bamuroze uburozi, hari igihe umuntu bamuroga akagenda uburozi bukaguma mu mubiri. Iyo bugumye mu mubiri, hari igihe bakurogwa uburozi bukuguma mu mubiri, budahita bukujyana ku kanya, ukagwara uburozi bukagenda bugutwara gakeya, buguca intege. Ako kanya twihuse, genda ufate igikakarubamba, ufate igikombe cyuzuye igikakarubamba, ubwo ndavuga itasi. Nurangiza ugende uzane igice cy'igikombe cy'ubuki. Icyo gice cy'igikombe cy'ubuki nugenda ukakizana, icya kabiri cyacyo nacyo ku icyo gice cy'ubuki uragifata ugaburemo, uvange n'icyo gikombe cyuzuye igikakarubamba. Yego, ugende ufate igikakarubamba cyawe n'ubuki ubukoroge, nurangiza ufate
agacupa kawe ugashyiremo igikakarubamba n'ubwo buki wakoroze, nurangiza ujye unywaho mu gitondo uko ubyutse, unyweho nijoro umaze kurya. Yego, mu gihe cy'iminsi mikeya uburozi buzajya bugenda buza gake gakeya, kuko uburozi bakoze budahita bukwica, buragenda bukabanza bugafata ingingo. Iyo bumaze gufata ingingo bugenda buguca intege, ukumva imbaraga ziri kugenda ziba nazo. Yego, mwihuta gukora subscribe, wowe utari wakora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo igihe napolodinze bijye bihita bikugeraho. Igikakarubamba rero nubikora gutyo ndakurahiye uzagenda urinde ubuzima bwawe. Numara kurinda ubuzima bwawe neza, ahasigaye ubeho. Yego, mw'isi abanzi babaye benshi, ariko tugomba kubirinda. Iyo tubirinze baragushaka bakakubura. Yego, reka garukira ahangaha, naho ubutaha ejo nzabagezaho undi muti w'uburozi bukakaye ugomba kwirinda kuba wakoresha. Nanone nuko washobora gufata igi murarizi, igi nta muntu wemerewe kurya igi ribisi. Ndabakumbuje mwibutsa gukora subscribe kugira ngo ejo nindamuka napolodinze igi ribisi ikiri cyaryo nzabibagezaho. Tawa naho ubutaha, mugire ibihe byiza.